hari ijambo naje kubona bakomeje kugenda basonamo abasesenguzi benshi. This is the semi-final of the Champions League. Ako kana abantu bakanoteho cyane. Uyu ni umukino wa kimwe cya kabiri wa Champions League. Cya kabiri cya Champions League. Kibukije. Na Arteta yaje gusa nuko muza avuga ngo tumaze amezi 9 turwanira kugera hano. Rero Ruvuyanga kuri izi match ziri kurusho bavuga yuko ibyemezo umusifuzi afata bikwiye kuba ari ibyemezo bishingira kuri hejuru ya moyenne. Ligane match ijo giye gutangira abantu batrolinga iyi match berekana abafana abakinyi ba Arsenal bari imbere y'izamu, berekana n'abatletico bari imbere y'izamu. No mukino twavuga yuko urimo gufungana cyane. Nje navuga yuko nubundi nkuko byari byitezwe ntabwo baduhaye match isa niyo twabonye ku munsi wa kabiri, ariko kandi tugomba kwakira yuko approach z'abatoza zitandukanye. Diego Simeone ni umutoza ubu yagerageje gutangira kwataka, mu by'ukuri niyo mpamvu yatsinze Barcelona biriya bitego 3 muri match ibanza. Abakora muri Champions League yewe mwarabibonye ko no muri Copa del Rey yigeze kubatsindaho 4. Kameme nta gutsinda ibyo bitego utabasha kure mu buryo bwo gusatirizamu, ariko agerana none ikintu cyo gushaka balance cyangwa se gukomeza kurwana no kureba ukuntu ikipe ye ida sana hahandi uvuga ngo yabaye yo kwataka gusa kakanu ke ko kudefanda nako agereza ku maintaininga. Yahuye rero na Arteta nawe akaba n'umutoza. Kimwe mu bintu bya mbere byamuyoboye muri iyi sezo nuko yari afite icyo bita defensive solidity cyangwa se solidité défensive, kwa kundi defense nyine igenda ikegerana igahinduka nk'ikivuge, igahinduka nk'urutare, igafatana nyine, ari naho ujya wumva nyine bavuga ngo ntatanga espace yo gukiniramo. Nuko ngo abakinnyi be abo muri defense ndetse nabo muri mediane bagerageza kudasiga umwanya munini hagati yabo ku buryo kubona aho wacisha umupira ujya kubatsinda biragorana cyane. So ni ibitekerezo byabo rero byajyaga gusa, ariko mu by'ukuri Arsenal yabaye brave cyangwa se babaye intwari cyane mu ijoro ryakeye kuko bagerageje gusohoka bakinira mu kibuga cya Atletico Madrid. Ibi ni ibintu twabonye cyane rwose Ruvuyanga mu kijyanye ndetse na possession. Rugango raza kudufasha mu mibare. Arsenal wabonaga yuko yadominaga ikijyanye na possession, yarigerageje no kure mu buryo, ariko noneho ubwo buryo igenda nayo ikongera ikamaintaininga ya balance, kuko aba batoza ntago bemera cya kindi ba company ndetse na ba Luis Enrique bo bavuga ngo high risk high reward. Ngo bo bizera mu kintu cyo ndataka cyane, ndafata risk natake cyane, noneho nibihembo nza kubonamo ni ibitego byinshi cyane. Bo rero ntago babyemera mu ubwo buryo bwa high risk high reward. No, bo barakubwira ngo nshobora kubibalansa byombi. Yes, I can attack, ariko biri mu rugero rugereranyije, and I can defend nabyo biri mu rugero rugereranyije, ku buryo bima byiburi kintu cyo kuba ikipe yanjye itatsindwa ibitego byinshi, ariko kandi wenda nayo ninatsinda nabwo ntitsinde byinshi cyane. So navuga yuko ni ibyemeza abatoza bafata bijyanye n'ibintu byinshi bitandukanye, bijyanye n'abakinnyi ufite, bijyanye na philosophy yuko izero umukino, bijyanye n'ikipe mugiye gukina nanone nabyo urabibara. So mu by'ukuri ntabwo navuga yuko nge narebye match mbi ninjoro nubwo ibitego byabonetse kuri penalty, ariko ibijyanye n'uko Arsenal yakinaga vis-a-vis uko Atletico Madrid nayo yakinaga ntabwo yari a boring game nkuko twabitekerezaga. Somehow harimo utuntu two kwishimira umuntu yakwishimira muri match cyane. Urebye nka Atletico nyina avuga ko Diego Simeone yeretse Arteta ko ibijyanye no gufunga cyangwa se ikintu cya solidity gutuma ikipe itagera ku izamu rya Inglaterra mu izamu. Ntekereza ko Diego Simeone yeretse Arteta ko abishatse yabimurusha, kuko ushatse wanabirebera mu buryo bw'imibare. Ikipe Arsenal yateye mu izamu, umuntu ashatse yavuga ko yateye mu izamu rimwe, uretse penalty bateye indi nshuro yonyine bateye mu izamu umupira ujya ku izamu, save umuzamu wa Atletico yakoze ni imwe yonyine n'umupira uyu musore Mosquera yateye mu gice cya kabiri mu kijya kurangira. Indi niho bateye penalty, bivuze ngo ushatse wabara on target imwe. Bivuze ngo ikipe ya Atletico bafite uburyo bakubuza kuba mu by'ukuri watera umuzamu wabishoti. Barabanza bakabikuburiza hagati
ku rukuta rwabo rwa Koke ndetse na Kurudoso uyu musore w'umunyamerika ariko niyo wabarenga bafite urukuta rukomeye cyane abadefanse ngena kunze uyu Mark Pobir ndetse na David Hanko ubona ko rwose ari abasore b'imbaraga mu by'ukuri ku buryo bazi gukora defense bazi gukora ama block bazibira cyane ku buryo gutera mu izamu ryabo biba bigoye ariko ikindi kintu nabonye Atletico irusha Arsenal wone kizanigora muri match retour ikintu cya combat physique mu kibuga ura mu kibuga habamo ama situation abagiye atandukanye hari umupira ubugoye kuwukina nta mipira bayidunda dunda kuryo uvuga ngo uyu mupira ninde ukina utwo dupira rero cyane cyane tuba turi mu kibuga hagati Atletico urabona ko ibarusha iyo mipira kwirekipera kubera ko babarusha ikintu cy'imbaraga muri duel baziganyaga kubarusha byanatumaga nyina kenshi ubona ikipe ya Atletico bashaka guteza ibintu byateza ikibazo imbere zamu cyangwa se gukora amadanje kurusha ikipe ya Arsenal kuko Atletico yabonye amakaziyo menshi yo gutsinda gutsinda mu Arsenal kurusha Atletico siko Arsenal muri match abonye ko nimwe wana Atletico itebonesha ishatu kandi ubundi urabisika Arsenal biri gushaka izo kona kugira ngo irebe uburyo yazi converting ariko urebye Atletico uburyo yateraga mu izamu yaba uburyo bwa Antoine Griezmann kubise poto ntekereza ko cyari igitego ama chance zira Arsenal umupira kubita poto urebye uburyo bwa Ademola arebana n'umuzamu rwose muzamu David Raya kabisa Ewan itabara hamwe afata umupira abwo ni nebyiri hari umwe mushosara uryamira hari nundi yamukubisa au boxa akuramo ausubiza imbere ubwo ya Alvarez mwayivuze ya mbere kuko ni save shot neshatu ya Alvarez yaryamisha abadefenseur yakira hasi uburyo bwose Arsenal ntabwo yabonye tubyumvikaneho Arsenal yego ntabwo yakinye nabi ariko nanone ntabwo yatanze ibimenyetso bifatika byuko yari ifite ijambo ku mukino wabonaga nyine umukino ujya kuba balance ariko akaba akanwa kaka 5% Atletico rushaga Arsenal cyane ariko bari hanze ariko Riyad konje nayo mfite ubwoba buvuga ngo ikipe igitsinda Barca 3-4 Arsenal nijya kuparika bisi none Atletico buri kandi gahaga Arsenal bikarangira haguye konje numvaga ubwoba nari ngifite mu bitekerezo nubwo ikipe ishobora gutsinda Barca muri Copa del Rey ikagaruka ikayikoramo muri Champions League kandi itsinda ibitego byinshi yatsindize bene Copa del Rey itsinda 3 Champions League nabandi iri mu rugo nziza yanatsinze Real 5 muri faza urabyibuka 5 kuri 2 so navuga ni ntiza kuba yica Arsenal buri kanya imbere z'abongereza nubwo abongereza bakunda umupira abafana ariko hari ambiance ba mu bihugu tutajya tubona mu Bwongereza uzi ko match ijya gutangira abakinnyi bari ku murongo basuhuzanya abakinnyi ba Arsenal barebaga muri stade ukagira ngo sabanye burayi ikipe Evan stade yari yashwanyaguritse batera ibintu by'umweru stade yose ari umutuku n'umweru ukagira ngo ikipe Arsenal nimeze nk'ama ambiance yo mu rwego ambiance kuko nyene hamye ko buriya ikipe iri mu rugo ni ikintu kiba gikomeye cyane ko ndahamya ko hari ibyemezo umusifuzi Makeri yagiye afata ariko kubera kuba influence cyane cyane n'abafana akabihindura ari nka penalty yagiye kuri VAR ndumva ari amaduwe eze mu byukuri ya penalty ushobora kuvuga uti yari soft penalty soft ariko contact yabaye ariko ureba iginduru bavugije ibintu bigacika umusifuzi Makeri yagiye aravuga ati arasanza kuri VAR aravuga ati Mikel Arteta n'umundi yabivuzeho muri press conference amazi iminsi ababazwa n'uburyo arimo gusifurirwa haba mu Bwongereza haba muri Champions League sinzi niba ari bugirwe inama nk'iyo SDS ajya agira APR yo gukora ngo tuhite by knockout cyangwa kawo kugira ngo yirinde ibyo byemezo ibyo kwinwigiriza ariko se yirwigirizaga afite ukuri cyangwa nta kuri afite ibintu yasifuriwe n'ibyo yarakwiriye njye nabonye abasesenguzi benshi iyi penalty bayiganiyeho cyane kuko kubera ko umusifuzi yarebanje gufata icyemezo ko ari penalty cyane uvuga ngo yarabahagaze imbere abibona neza ko Eze yabanje baro David Hanko akamukora ku kirenge ibyo yabibonaga ariko ngira ngo VAR imuhamagara imubwira ngo genda urebe niba koko habayeho contact itanga penalty kuko si contact yose itanga penalty genda urebe niba koko contact bamukoreye yamubujije 100% gukomeza gakina umupira nicyo VAR yamubwira ngo ajye kureba agenda arareba araza aravuga ati ntabwo ari penalty ariko abasesenguzi bavuze bati umusifuzi yabaye nkaho acangwa cyane nk'ibi Axel yavugaga n'induru y'abafana muri stade wareba Diego Simon uburyo yarameze wareba n'abakinnyi ba Atletico uburyo bari bameze ibyo byose bigasa naho byatumye nyine afata icyemezo cyo kudatanga penalty ariko we bwa mbere na mbere icyo yari yabonye yabona ko ari penalty ariko ngiko nabibonye uko nabibonye ni penalty pe gose ubundi reka tuanze dufasha abantu kumva iryo jambo Axel avuze tumenye amoko ya penalty mu mupira haba amoko abiri ya penalty
buriya ntibazakubeshya. Haba icyo abongereza bita ngo ni stone wall penalty, stone ry'ibuye nyine na wall y'urukuta. Urabona ufashe ibuye ukarikubita ku rukuta, urabona nyine ukuntu babanje kurizunguza gakubita nyine, ni yambusho nyine, niko nabyita. Kwa kundi umukinnyi atari cya gitakre ewana mwese mukikorera amaboko mukati amuciye ukuguru mani shobora byose, kandi umusifuzi ahita avuga ati tereka unani cyo kubaza, n'umukinnyi bagahita amuha n'ikarita ewana nawe ntiyirirwa nanavuga, ahubwo ubona rwana ko batiwemo umutuku. Muciye ruseke rwose bamwe ni penalty ibigaragara kuri buri muntu wese, buri muntu wese ya yindi twese tuzi amategeko y'umupira tuvuga tuti habaye agashya umuntu yishundi. Hari n'indi penalty Axel bivuze neza ziri soft. Izi ziri soft ni igihe ibintu biba ariko ukabona birasa n'ibyoroshye. No kuri penalty ya mbere ya Arsenal nabwo nayo iri muri yo kategori iri aba high victor. Niyo kuba nk'umukinnyi force nka contact, kuba umukinnyi afite nka baro ariko akabona nta kintu gifatika ari buyimaza akurikije ahantu ari, noneho kuko azi ko ari muri box, noneho agashaka guforsa contact. Kandi barazikora cyane nk'aba Neymar barabizi cyane nk'ibyo bintu, abakinnyi b'abahanga barakayikonserva mu maguru akagutegereza ukamukoraho gato ewa nagahita aryama. Iyi rero yari soft. Mu by'ukuri iyo yiswe soft ni 50-50 cyane. Reka duhere ku cyo Ibera avuga 50-50 ku cyemezo cy'umusifuzi. Yego, umusifuzi yayitanze ubwabyo 100% iyo ashaka yari no gukomeza akayitanga. Ariko tubanze tugaruke ku kivare yamuhamagaye. Yes, twavuga Simeoni n'abahungu be basakuje ni Axel yanavuze n'abafana, kandi nyine Simeoni ibyo yanateje n'akavuyo kuri touchline akavuga ati murebe VAR kugera ubwo nyine babaye ati no wiyitanga makeri, reka tubanze tubaze VAR. Icyatumye rero ku ruhande rumwe asa n'uvuga ngo ntayitanga, hari ijambo naje kubona bakomeje kugenda basonamo abasesenguzi benshi. This is the semi-final of the Champions League. Ako kana abantu bakanoteho cyane. Uyu ni umukino wa kimwe cya kabiri wa Champions League. Cya kabiri cya Champions League. Na Arteta yaje gusa nuko moza avuga ngo tumaze amezi 9 turwanira kugera hano. Rero Ruvuyanga kuri izi match ziri kurusho bavuga yuko ibyemezo umusifuzi afata bikwiye kuba ari ibyemezo bishingira kuri hejuru ya moyenne y'ikosa. Mwanze mwumva icyo kintu, hari ikosa riri munsi ya moyenne, hari moyenne, hari hejuru ya moyenne. Okay, reka tuvuge hari icyaha cyoroheje, hari icyaha kiri mu rugero, hari n'icyaha gikomeye. Sibyo? Nukuvuga ngo ukwiye byibura kububona ko umuntu yagiye hejuru y'ibishoboka byakwihanganirwa. In other words, umuntu agomba ko yakoze ikosa muri maximum, byegera maximum kuruta uko byegera minimum. Nibwo muri maximum nibwo bafata icyemezo. Yego, byumvikane neza, bikwiye kuba byegera muri maximum kuruta uko byegera muri minimum. Ora muri championa iriya ni penalty pe muri izi championa zisanzwe. Nko kuvuga ngo ni match ya Arsenal na Fulham, ni match ya Napoli na Cagliari, ni match ya Real na Mukura, iriya ni penalty rwose kuko yamukozeho. Ariko mu itegeko ritanditse kwa sifuzi ryitwa kugenda mu cyitwa common sense, uricara ukavuga ngo na Arsenal penalty ya Victor wabonye uko yakozwe, nayo Victor ya protege baro ategereza contact, bamukoraho aragwa ariko yayitegereje. Eze yarari gusohoka muri box, yego, Eze ntiyarari muri direction ireba mu izamu direct, nibyo ni muri box rwose, nibyo hanko yamukojejeho ikirenge rwose. Ariko was it harsh? Byari so aggressive, byari bya bintu nyine twise ngo ni stone wall, ni nk'ibufatuka kubita ku rukuta. Yari ingusho Axel, yari contact y'ingusho, ni kirenge yarambuye asa n'ushaka baro ariko sanga Eze yayimutanze, nibyo yamukandagiye, contact yabaye. So ubijyanye rero muri bya ngo ni biregera maximum cyangwa biregera minimum, biregera muri minimum. Nukuvuga ngo intention yari ugushaka baro asanga Eze ayikuyeho, noneho Eze ayikuyeho, Eze ntiyarebaga mwiza amasaga n'usohoka muri box. Umusifuzi nk'umuntu uri kwibuka rya jambo twaherewe, this is the semi final of the Champions League. Kuko ujya bibuka ikintu Ruvuyanga, penalty ni ingurane yo kuba wabujijwe icyakabaye igitego.
tubyibuka icyo kintu niyo mpamvu nk'iya Atletico umuntu yateye shoti iri kujya mu izamu Ben White atambika ukuboko abuza umupira kwerekeza mu izamu it's a clear penalty niyo mpamvu niya mbere Arsenal ubwo soft bayemeye Victor yarebaga izamu nubwo yaforshije contact yari adafite control neza ya baro ariko at least wabonaga ko atumbera izamu avuga ati biri muri direction yuko ahita yishyira mu izamu iyo batamuryamira undi kureba uyu mukino kiriya cyari ikintu gisa n'ikigiye kubyara igitego 100% ku buryo wahita uvuga ngo reka mpanisha Atletico kuba hanko koze ku muntu amubuje gutsinda igitego koko so mu by'ukuri it depends n'icyo umuntu ashaka gufata if it is a soft penalty for me nkurikije n'uburemere bw'umukino njye sinahita if it's a soft penalty byibuze kuyitanga and it's a semi final birenze kimwe cya kabiri Champions League yakwiye kujya umuntu umerita gukina finale nacyo nshaka ko abafana ba Arsenal bumva let's be strong dutsinde kandi ibintu byo guforsa du contact kariya n'akantu ubugiye usa n'uwibye umuntu demi finale bera ni bya bintu Barca ijya kuri finale cyangwa za offside za Real Madrid ibintu biri controversial akantu ukabona bakoze ku muntu yego akabona ni ibintu biri minimum so hanko rero impamvu anarekanamye cyane bakanakuraho kiriya cyemezo it was a soft penalty direction atari kujya mu izamu itari harsh itari aggressive ku buryo umusifuzi kuyikuraho yanabanje kuyitanga ubirebye mu cy'abongereza bite ngo ni in my English eyes ubirebye mu maso y'abongereza wavuga ko ari penalty kuko wawe uri kureba nyine mu nyungu zo kurebera Arsenal neza ubirebye none mu cyo twita Italian eyes uko batariyane basifura penalty eze yabona umuhondo icyo kintu cyumve neza Axel warubizi in Italian eyes eza afite umuhondo buriya none bamusabiye umuhondo uri ko urabizi bagikora penalty Abataliyani gikora simulation contact hakayi simulation ushaka kumurusha ubwenge niba penalty mu muhondo bivuze ngo ni diving urumva oya ntabwo yakwitwa nka diving mu Butaliyani impamvu ziriya zimeze kuri ntabwo bazemera aho gahita guhumuhondo aragwagurutsa abana ariko aragahita gutera umuhondo Simeone nawe yasabaga umuhondo ko umuha Abataliyani ukuntu bateye umwimerere w'umupira wabo umwimerere w'umupira wabo imbaraga ni inkweto nyine bavuga nabe yagukandagiye handi twese tubona ko bazanye na puriza bagashyira ahantu akandagiye umuntu aba gusyonyoye mu yandi magambo y'ikinyarwanda rero ikintu ujya kubona ukabona mu gihugu kimwe ntibagisifura mu kindi baragisifura icyo kintu kiri mu byo twita soft nyine ntabwo ari stone wall penalty it's a soft penalty so kuyikuraho rero biba bishoboka 50 kimwe nuko kuyerekeraho bishoboka 50 ego hanyuma kuki uyu mudefenseri wa Atletico bamuhaye umuhondo basanga atari penalty ntibawukora umuhondo bamuhaye ntabwo ari wikosa n'uwibyo yavuze David Hanko n'umunyaslovakia bamuhaniye amagambo yavuze nyuma bamaze gufata icyemezo cyo ari penalty uhe n'umupolisi hari kamera bamuhaniye gukandagira uhe n'umupolisi hari kamera aravuga ati ntabwo wambaye umukandara tinda wambaye nati nari wambaye uramututse ibitutsi bikomeye cyane wafungirwa ko watutse umupolisi urabyemera yego wafungirwa ko watutse wenda ntibakwandikire ko utari wambaye kuri kamera bagasanga umukandara wari wambaye ariko watutse umupolisi gutukana watutse umupolisi ntibakwandikira yego ntibakwandikira iby'umukandara ariko bagufunga yego kuko watutse umupolisi undi rero icyo yahaniwe ni nacyo Kamavinga haniwe regahabwa umutuku kuri match ya Bayern Kamavinga araho najya avuga ngo yararenganye no Kamavinga akoze ikosa ntiyarihanirwa nta muhondo yahawe ariko adireyinga umukino aterura baro arayitwara ahanirwa icyo cya kabiri kudireyinga game match delay yego nukuvuga ngo umukinnyi yahaniwe ko yarenze mu byo ashobora kuvugana n'umusifuzi agera arenga imbago ze nk'umukinnyi zo kwidefanda atangira kuvuga nabi amagambo rero amaye ku musifuzi ayatangira amakarita niyo nta penalty yabihari iyo umubwiye nawe uzarebe na Hakimi bamuha muhondo nk'uwo ngo ejo bundi yarari mu kadiweri n'umuntu Hakimi baramusifura Hakimi
umusifuzi atamuhaye karita hakimarira mantaza mutuka zamura amaboko yajugunya ngo ati we asifura ibikiti yimbe ati nana yiguha ariko arayimuhanye so kwiramanta nabwo bikabije ntago byemewe Kadafata karo gato cyane tugaruka mu kanya twibaza ngo ese ku igitego cyo hanze nta gaciro kigifite Arsenal ifite yahe mahirwe mu rugo turaje mu kanya